Guhaye ikaze kuri Kigali Tirade Taxi Entertainment ni amakuru y'ibyamamare nk'uko bisanzwe, dore ko ari byinshi tuba tugenda tugarukaho umunsi ku wundi biba biri kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku bahanzi ndetse no ku bindi byamamare muzi byamaze gukora izina hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So rero ni byinshi biri kugenda bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, dore ko aribwo ku mugoroba uyu mugabo witwa Coach Gael yagize gutya atangaza ibintu bikomeye cyane abinyujije kuri Instagram account yiwe. Agira byinshi atangaza ndetse abantu bagenda bakomeza babihuzahuza n'ibikomeza kugenda biba n'ibimaze iminsi biri kugenda biba, dore ko byavuzwe yuko muri 1:55 AM hari gututumba ikintu kitari cyiza, hari kugenda havugwa umwuka mubi hagati y'imikoranire y'abahanzi ndetse n'abandi ba producer bagiye bayibarizwamo, dore ko 1:55 AM ibarizwamo abahanzi bagiye bakomakomeye nka Bruce Melody, Kenny Solo ndetse n'abaproducer nka Compressor, harimo producer nka Element, harimo n'abandi benshi bagiye batandukanye babarizwa muri 1:55 AM. Abantu bakibaza ibintu biri kugenda bivugwa cyangwa se biri kugenda biberayo ryaba ari itangiriro ryo kugwa ry'uyu mushinga wa 1:55 AM, dore ko byakomeje kugenda bivugwa umunsi ku wundi. So Coach Gael rero ku mugoroba yagize gutya atangaza yuko arambiwe cyane guhora afasha abantu bo nta kintu bamufasha cyangwa se nta nyungu na nkeya abyitezemo, dore ko yagize gutya atangaza aya magambo ngo borrow a lot of money, helped a lot of people, did a lot of favor and never asked for shit in return. So now it's time to put complete focus into myself. Ati nagerageje kujugunya cyangwa se nagerageje gutakaza amafaranga menshi mfasha abantu benshi, ntabwo nigeze mbasaba ko banyishyura cyangwa se nta bwishyu na buke nigeze mbasaba. Ati iki ni cyo gihe cyo kugira ngo nanjye ubwanjye nigiteho, niko yagize gutya atangaza bino bintu byatunguye abantu benshi, nyine abantu benshi bakaba shocked ku buryo batari biteze ko Coach Gael n'ubundi yavuga ibintu nk'ibi ngibi, bitewe n'uko wenda umushinga cyangwa se iyi 1:55 bigaragara ko muri iyi minsi itorohewe, bitewe n'uko witwa Element byakunze kugenda bivuga ko yanze kuba yakongera amasezerano muri uyu mushinga, cyangwa se yanze kuba yakongera amasezerano muri iyi kampani ya 1:55 AM, ndetse bikagenda bivuga ko Bruce Melody nawe ashobora kuba yarabonye undi mukire umushoramo amafaranga, nk'uko abasesenguzi hirya no hino bagenda babigarukaho. So rero ni byinshi biri kugenda bigarukwaho cyane cyane kuri iyi 1:55 AM, ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bayiha urw'amenyo bavuga ko Coach Gael bishobora kuba bimunaniye. Ni nyuma y'uko uwitwa Badrama yagize gutya. Ku muntu utazi Badrama nawe ni uwari ufite rebo ikomeye cyane yitwa iriya rebo yabarizwagamo witwaga Jay Paul, Marina ndetse na Safi Madiba. Ngira ngo murayizi ubwo Badrama yagize gutya atangaza ko ikintu cyitwa gushora amafaranga mu muziki nyarwanda ati rwose ni ibintu bidakunda, ati ntago ushobora gushora amafaranga mu muziki nyarwanda ngo azagaruke. Ngira ngo Badrama muramuzi nawe ko yagize gutya agashora amafaranga yerageza kubaka ndetse no guteza imbere muzika nyarwanda, ariko nyuma y'uko abonye nta yindi nyungu nawe akuramo agahita abyihorera. Rero wasanga ari nabyo bibaye kuri uyu bita Coach Gael, dore ko Coach Gael yakunzwe kuvugwaho amafaranga menshi ndetse yagiye ashora amafaranga menshi cyane muri 1:55 AM nk'uko byagiye bigaragara, ndetse nawe bikaba bivuga ko nta nyungu ari kugenda akuramo. Rero akaba aricyo kintu gitumye uyu mushinga awuhagarika muri rusange. So rero ukibaza uko bihagaze cyangwa se uko bimeze, abantu ukabona ko biri kugenda bibacanga bavuga ati se Mensia wacu twari dufite waruje kurokora cyangwa se wari umeze nk'uje aje kuzura muzika nyarwanda, ati uyu Mensia wacu nawe ntago ari uyu nguyu dutegereza undi, cyangwa wenda wasanga ari ukwivugira muri rusange, kuko ibi ngibi bamaze kubitangaza bahise babihuza cyane cyane no kuba agiye kuba yarekera gushora amafaranga mu muziki nyarwanda. So twibaze turebe nimba uyu Coach Gael avuye mu muziki nyarwanda, ese muzika nyarwanda yazazuka ryari, ninde wundi wazabasha kuba yayirokora, dore ko ibikorwa yaratangiye gukora ari ibikorwa byagaragazaga ko
muzika nyarwanda yacu igiye kuba yatera imbere ku rwego rudasanzwe. So nta bindi birenze rero nje kubwira ukora kugutangariza ikintu nk'iki ngiki kugira ngo ucyumve umenye uko bihagaze muri rusange. So amakuru y'ibyamamare yo nakagaruka, murakoze cyane.